Reka twisekere bantu banjye, ubuzima ni bugufi. Rero gitwenge 250 yagarutse kugira ngo mubane 5 kuri 5, kugira ngo rero bishoboke kora subscribe nkuko mbikubwira buri munsi, kora subscribe maze twibanire. Uyu munsi no munsi dasanzwe, ni inkuru nyine muri za nkuru nkunda kubatera y'ukuntu mperuka kumva rwose mfite gushaka kujya gusenga cyane. Nuko mbaza umuntu w'inshuti arambwira ati ahantu nzi hari icyumba cy'umuriro ariko harimo akagendo ni nko kuva nkaha ukagera nko kuri Ngoma. Nuko nambwira nta kibazo, maze dutegura umunsi tujyayo. Tuhageze baratwakira neza rwose, turasenga. Nuko kuri gahunda rero dutangira twese dusenga umwe ku giti cye, dusa n'abavuga rwose ku buryo umuntu wo ku ruhande rwawe bayumva. Nuko turimo dusenga numva hinjiye umuntu, aho yari umukobwa wakererewe, ahita apfukamira iruhande rwanjye, numva ateruye isengesho. Ageze hagati aravuga ati aya mataye wampaye wa mana we, abagabo bayareba bagacumura. Nuko nanjye mba ndakanuye inyakubisa amenyo, amaso yuzuye akanwa ariko n'ubu ndacyavugishwa ndakurahiye. Maze ndatokesha ndatoka satani katika jina na Yesu. Hita nsubira ndasenga, Imana unyambike fime mbashe kwikura ahantu na kandi umfashe rwose ngira umutima ukomeye. Ngo rero twaje kugera mu mwanya wo kwihana, twatuye ibyaha byacu. Numva icyo bakiraje kuko hari ibyaha bikomeye numvaga ntavuga ndi kumwe na mushuti wanjye ngo twajyanye. Uwo muhungu rero afite ikibazo cyuko ibanga rye ari icyo yibagiwe. Nuko rero ntaturi igice ibindi byaha corona ifite mbyereka Imana. Imana waduhaye gusoma no kwandika, bivuga ko nawe ubizi kubera impamvu z'umutekano wanjye naturiye kuri aka gapapuro. Imana rero wowe ureba imitima kandi akaba ari nawe waremye umunwa wuriya muvandimwe. Ubwo rero nawe uraza nyine kwiyaranja muri iyi situation. Numva rwose nkimara kwereka Imana ibinduhije, numva ndatuje. Burya rega Imana muraganira n'umubyeyi kandi nayo yumva logique y'ibintu. Nuko hagera umwanya wo gushima Imana. Bati rero buri muntu wese nashima Imana kuko yatugiriye neza. Haleluya. Mwarahaguruka. Yari umudamu mwiza rwose, ati haleluya, ati amen, ati haleluya, ati amen, ati ndashima Imana ko yamvura iherutse nyinshi yasenya abaturanyi banjye bose ariko nge gasigara. Muyintere amashi ya special, amashi ngo kacikaci. Ariko icyo gihe batanga amashi bwo mba ndimo ndibaza ntiharyo ubwo ntibimeze bite. Ariko nyine nuko ibyo bijyana n'ukuntu kwanjye ko kwibaza ibintu byinshi, ariko nyine ibyo byabishima. Ubwo babangezeho ngo buri muntu wese nyine yashima gukwe, babangezeho nti haleluya, amen, ati amen, amen, amen. Imana ishimwe ko yaturinze. Bamwe yaturindiye mu buzima bugoye cyane kuva turi abana kugeza amagingo aya. Nta wundi uhari kuturengera uretse Imana yonyine. Ni kandi umusengera Imana ifashe rwose, mfite umushinga wo kubaka urugo rwanjye. Imana igomye intera inkunga. Ubwo rero urugo navugaga ntimugire ngo ni Urundi. Iyo mvura bavuga rero yari maze iminsi iguye n'iwacu yari yarahageze, nanjye yaransenyeye urugo rwaraguye. Nuko ndi kwica batangira baterura amasengesho rero. Basengera ibyifuzo byacu, basengera n'ibyo byose n'amashimwe. Bagisenga hazamuka umugore ngo yaraturutse icyango, ati puta tisyo karasharaka tukatiski, ati umva ati ubupfubyi bwawe Imana yarabubonye, puta ski po ati upatiski kandi nguhaye umufasha tupu ndakubabariye tukaski kandi abakobwa bose nabanjye patiski kapora takashi umugeni uramubonye. Nuko muca mu ijambo nako mwisengesho umukozi w'Imana ntabwo rwose ndi imfubyi kandi narashatse rwose mfite umugore. Atumva mbese abapakana ukuntu batamenya imvugo za Mwuka Wera. Wowe uri imfubyi nyine, uri imfubyi yo mu mwuka ndetse yayindi mbi. Hari skose wo mu mwuka ugira, hari nyoko wo mu mwuka ugira. Abandi wumva kwita abantu badadi batarababyaye ukumva ari iki kindi? Hari dadi ugira, ati none se ubwo umufasha wo uramufite? Ati umufasha mvuga hano ni Umwuka Wera wo kugendana nawe akakuyobora inzira ukava muri ubwo buryohe tupastisha paka